Bite inshuti zanjye nizere ko meze neza nk'uko mpora mbibifuriza, niba atari ibyo turabasengera imana ibagire neza. Nitwa Christine. So ijambo ry'imana tugiye kuganiraho uyu munsi riri muri Yesaya 41 umurongo wa 10 kugeza 12. Umurongo wa 10 uravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa, ndetse bazarimbuka. Umurongo wa 12, abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Ariko ijambo turi buhagareho uyu munsi riri ku murongo wa 10, riravuga ngo ntutinye. Kubera iki Imana itubwira ngo ntidutinye? Kubera ko irabishoboye. Ikibazo cyose wahura nacyo Imana izagucira inzira, Imana izagufasha muri icyo kibazo urimo. Gutinya nicyo kintu, niyo mbaraga Satani akoresha. Utinya gutangira business, uvuga ngo ninyitangira se bizagenda bite, ninyitangira simbe successful cyangwa sintera imbere bazanseka. Ariko abo baguseka nuko ntacyo bagezeho, abo baguseka nuko ari babandi hari icyo bahishe, abo baguseka nuko hari ikintu bashaka kugeraho, ariko kubera ubwoba nyine bibereye hariya muri kwenyine, bumva ko nta kintu bashobora kugeraho. Ariko wowe niba Imana iguhaye ide ya business, nuko izi ko izakigufashamo ugatera imbere. Witinya. Kubera iki Imana ikubwira ngo witinye? Kubera ko izagufasha mu kintu cyose ushaka kugeraho. Hari ijambo ry'Imana dusandibariza muri Abefeso, sinibuka neza ndaza kurishaka, rivuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Iyo uri connect n'iri rikubwira ngo ntutinye, urumva ko biri connect, kuko Imana irakubwira ngo ntutinye. Irindi jambo ry'Imana irakubwira ngo nshobozwa byose. Imana ntigeze guha umubare ushoboye. Imana nikubwira ngo ushoboye 5 cyangwa se 10. Imana ntigeze ikubwira ngo successful cyangwa se gutera imbere ni iby'uyu nguyu cyangwa se uyu nguyu. Oya, Imana yakubwiye ko ushoboye byose. Hariho abantu benshi uvuga ngo shaka gutera imbere ntago ari ibyanjye. Kubera icyo uvuga ko atari ibyawe mbega? Imana ikubwiye ko ushoboye byose. Kuvuga ngo ntacyo nshoboye, ndiki, aho ushatse kwita Imana ikigori, uba ushatse kwita Imana kwitabona, uba ushatse kuvuga ko Imana nta kiri cyo. Imana yakubwiye ngo ushoboye byose, nta mubare igeze guha. Ariko wowe ukicara ukavuga uti jyewe rwose ntacyo ndicyo, ndi ikigoryi, iwacu nta kintu twigeze tugeraho. Kubera icyo utahindura amateka y'iwanyu mbere ugatera imbere, ukagurira ababyeyi bawe inzu, ukabubakira inzu nziza, ukavuga ngo kujya hanze si ibyanjye? Kubera iki? Imana yavuga ngo ushoboye byose. Ariko kugira ngo ushobore muri ibyo byose, hari icyo Imana yaguhamagariye. Hari umurimo Imana yaguhamagariye. Kumva ngo kanaka yafunguye business, reka nanjye nyifungure, kanaka yagiye hanze, reka nanjye njye hanze. Bishoboka ko ari umuhamagaro wiwe. Tujye twirinda gukora ibyo abandi bakora, kuko ntago ari wo muhamagaro wacu. Umuhamagaro wanjye ntago ari wo wa sister wanjye. Umuhamagaro wa sister wanjye ntago ari wo muhamagaro wanjye. Umuhamagaro wanjye ntabwo ari wo wa grand frère wanjye, cyangwa se umuhamagaro wanjye ntabwo ari uw'inshuti yanjye. Imana ifitiye buri wese umuhamagaro wiwe. Niyo mpamvu tugomba kujya ku mavi ukavuga uti Imana
ni uwuhe mugambi mfitiye, ni uwuhe muhamagaro undiho. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ukavuga uti Mana, iri ni ryo jambo wavuze ngo nshobora byose, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Niba nshobozwa byose nawe, ni iki nshoboye? Imana izakwereka icyo ushoboye. Niba Imana iguhamagariye gukora ikintu, reka kuvuga ngo reka iki si cyanjye. Imana ukavuga, ugatangira guha Imana impamvu ngo njye rwose nta kintu nshoboye. Mana urabizi ko, ugatangira guha Imana excuses. Iyo yaguhamagaye cyangwa icyo yaguhamagariye nuko irabizi ko ntacyo ushoboye. Irabizi ko kabisa igihe singiye kubeshya, atari Imana yonyine imfashije ntacyo nshoboye, ariko ndi kumwe n'Imana nshoboye byose. Kuvuga ngo Imana iguhamagariye ikintu ugatangira kuyiha impamvu, oya, impamvu ntabwo ari iyawe kabisa. Iyo yaguhamagaye izi ko ntacyo ushoboye utayifite. Kuva yaraguhamagaye ni uko izi ko izabigufashamo ugatera imbere muri uwo muhamagaro Imana yaguhamagariye. Niyo mpamvu mbiginga muri uyu mugoroba, muri iki gitondo, muri iri joro, idazemera aho uri murandebera. Kandi merci beaucoup ku bantu bose bakoze subscribe, abantu bose basharinga amavideo yanjye. Anyways, iyaguhamagaye izabigushoboza. Aha muri Yesaya 41 umurongo wa 10, Imana yakubwiye ngo witinya. Ikintu gituma tuguma ahantu muri kwe kumva ko nyine ntacyo dushoboye, ko tudashobora gutera imbere, no kugira ubwoba. Ngo ubuse kuko hagiye hari ikintu nshoboye. Iyo udafite kwizera muri wowe, nta kintu ushobora kugeraho. Hari ijambo nshaka gukoresha, ntabwo kwiyemera ngiye kuvuga ari ukwiyemera ngo ushyire abandi bose hasi. Oya, kumva ko hari icyo ushoboye. Ukaba ahantu rwose muri kwe uvuga uti njye nta kintu nshoboye, n'iwacu nta wigeze atera imbere, iwacu ugatangira gutanga excuses. Oya, vuga uti njyewe niba n'iwacu nta n'umwe wigeze ajya hanze, niba biri mu mugambi w'Imana nzajya hanze. Niba biri mu mugambi w'Imana nzafungura business kandi izaba successful, cyangwa se izatera imbere. Witinya, iri ni ryo jambo tugomba guhagararaho. Imana yakubwira ngo witinya, kandi wari connecta n'irindi jambo ravuga ngo nshoboye byose, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Urumva ko biri connect. Imana yakubwira ngo witinya, kandi ikakubwira ngo ushoboye byose. Kumva rero kwiyumvamo ko ntacyo ushoboye ni ukwita Imana ko ari umubeshyi, kandi Imana ntijya ibeshya. So ngiyo video nari mbafitiye uyu munsi. Ni ukuri merci, sinzi uko nabivuga. Anyways, hari haciye, nabyita ko ari imyaka, amezi hafi 4 ndibaza. Imana inshoboze kabisa, ngaruke furi, nta bintu byinshi. Sawa rero, umunsi mwiza, ijoro ryiza, byose Uwiteka abagirire neza. Twirinde kugira ubwoba, gutera imbere cyangwa se gukora umurimo w'Imana. Icyo yaduhamagariye hari impamvu yabyo. Uwiteka abagirire neza. Yari Christine Nyirahimana. Bye guys.